Ndi papa sava. Uretse ikisabaye. Uje mu bukwe no? Uje mu bukwe no hari ikindi cyabereye hano. Tanga irangamuntu ya hano. Biki? Tanga irangamuntu. Ibiki? Uje mu bukwe n'uje mu bukwe? Uje mu bukwe. Hano rero kwinjira ni irangamuntu. Tanga irangamuntu. Numva birusha. Upime. Akunda abona afite ibyanwa byinshi. Cyane ni badikana. Injira. Ni muremure y'umugore. Urabona ameze nk'umusaza. Akarashaje cyane. Akarakuriye mu ruhu n'abareba ukagira. Mumeze gute se? Meze neza. Yamuze karibu. Nawe uje mu bukwe se? Watumiwe? Ngiye ndi n'umutetsi. Tanga irangamuntu ya hano. Tanga umuntu. Urateka n'ibyo byano? Iri muri fone. Hagara neza. Ushaka kunga ntabwo wenda nakoze. Mupime ntari biturebe. Aze ko ari kuza gusore bugano. Tuza hano turimo turapima. Bajya mu bukwe se ureshya uko nguko. Ntabwo bihuye. Ntabwo ari. Reka turebe neza barabenda kureshya ariko. Ngo nuko afite akantu kaho gato kegeye hejuru. Ari umusaza y'umuzi. Si ibintu uko bidasanzwe ra. Yandi jya kumushaje. Sawa, bukwe bwiza. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Karibu mu bukwe. Buretse. Genda gakesha. Meze bitse. Ndakurahiye. Azuri kurya ibiki? Yenda ntago ari kandebe. Kagupima ntago. Cewa yuturapima inda none zero. Yamaye. Zenguruka. Igendere we ureke yinjire. Urabikira umuntu urabikira he kwe. Ureke yinjire. Muri gupima kuko mupima inda za. Ndabona wambaye n'amaruburu te. Uyambara ko. Ubona n'ingofero. Urimo ingofero. Tangira ngamuntu ya hano. Zana telefone yawe. Let's. Kwariko. Narinje muri photoshoot iri kuberamo hano. Ntabwo byemewe kwinjiramo. Ntabwo byemewe kwinjiramo warengeje imyaka. Igendere. Warengeje imyaka. Muri photoshoot se wambaye ntabwo yinjiramo abasaza sha. Igendere. Ariko se mwagiye mu mpereza ngo. Nyura hano ugende. Komeza Kora siporo. Twereke munsi y'ikirenge sha. Hako se murarwana n'iki mwaretse nk'iyinzi. Nese mu warebye neza. Buretse. Sha uri mu biki? Komeza ibyo ukomeza ugenda. Musaza. Maze neza se ni karibu. Uyu ntabwo nje kwifotoza niba muri umuntu nje kureba. Uretse turebe. Umuntu uje kureba se mwanya. Uko muri kumpima hano rero ntabwo kwije uburebure bwo kugira ngo winjiremo hano. N'imyaka yararenze. Ni karibu. Muje mu mazitasi. Ni karibu. Koko yanyise. Ni karibu kwese. Muje mu kwe nabo. Nise kubera cy'abandi. Oya buretse hano kubera cy'abandi bari kwinjira ngiye mwaretse nk'injira ngaka. Buretse niyo bari muri photoshoot ntabwo kwije uburebure bwo kwinjira mu gipangu. Uje muri photoshoot. Ntabwo wemerewe kwizamo. Ni haba ibirori by'abana kubajyana ku byicungo uzajya. Nagiye mugabanya. Mwaretse nk'injira ngiye mbatwaye iki. Genda shagenda. Katureba. Kandi umuntu ntabwo ariko se hagagutipera. Mwaretse ariko ninyinjirire ngiye hano umuntu nje kureba. Umuntu aragubona. Nongere nsabe rero umukwe n'umugeni mwigire ejuru ngira icyo mbisabira akira yemuko ndagira ngo umwanya bamaze ni munini cyane ntacyo bafata ndagira ngo ugire ibyo batunganyiriza aho ngaho
ndagira ngo mwese mufate izo nkongoro ngira icyo mbisabira. Yego. Aha, ndagira ngo muhuze ibirahure mwifurizanye kuryoherwa. Namwe amashyi yanyu arigaramiye. Nuko. Ibyo se birahagije. Oya mugira akantu mutwereka gatoya cyane, mugira akantu mutwereka. Nureba amashyi muyakube kabiri nyaboneka. Undati nanjye nzaguha kandi nzaguha ongera umuhe. Nyaboneka nawe uha umugabo rimwe mwongereye. Wongere bibe gatatu nka bwa butatu butagatifu. Burya kandi ngo umugabo wariye ni umenya guhaha. Ndagira ngo noneho umufate uturahure twanyu mushyire ku munwa kugira ngo Asumana afate ifoto neza. Uturahure twanyu mushyire ku munwa byibura amasegonda 5. Murakoze cyane rero. Ngira ngo mwaca akabogi. N'abandi kandi mukomeze muryoherwe kuko mwaca akabogi. Babyeyi rero ngira ngo murabibona ko ubundi wa mugane w'abaturanyi turava mu bwiza tujya mu bundi. Hanyuzeho namwe nkabasubiza ijambo ho gatoya. Mukambwira uko mwabibonye. Arakoze uyu musangiza w'amagambo. Ariko di ntawe ufite akaririmbo di adushyiraho ibi bintu ni byiza. Yego di yego. Ibi bintu ni Yesu wabikoze wetu. Amashyi rwose. Abantu ni Yesu wabaremye tunezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze wetu tunezerewe. Ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni byiza. Abageni ni beza. Murakoze cyane rero. Duhuze ibiganza natwe twi. Pase karame. Uko rero ni ku bintu biri bugende bikurikirana. Birajya bigenda bikurikirana uko byateguwe. Hanyuma icyo nashaka kukubwira rero niyo mpamvu nsabye waba afite akaririmbo yagashyiraho ngira ngo bagashyizeho kandi ni keza. Baragize bati ibi bintu ninde wabikoze? Yesu rwose umugabo usanga ari we muntu rwose ahari wari umugabo mwiza nkanjye. Arakoze umubyeyi aganiriye neza rwose. Umubyeyi data se y'inkwaka ndakwakira. Umubyeyi ndimbati se y'inkwaka ndakwakira. Ubundi ahangaha ibyateguwe ni byinshi kandi byiza. Mutemba nshyushyu yagize ati nta mpamvu yo kunywera mu nda nsa. Niyo mpamvu nateguye aya mafunguro kugira ngo tuze kugubwa neza. Ndagira ngo mwongere mujye ejuru. Fata uturahure mudushyire ku ruhande. Ibi ngibi ntabwo nza kubishyiramo protokole nyinshi kubera ko sheri wawe azi ibyo ukunda nawe uzi ibyo akunda. Okay, bon appétit. Ngira ngo murabibona ko ahereye ku kadahingwa. Nuko rwose. Yes. Atakebo nigeramo rero atereka nanjye muhe dusangire kandi turyoherwe. Murakoze cyane kandi service protocole bari buze kugira nyaboneka muca akabogi
mucakabugi n'abandi bari buze kubageraho ni ikibazo umugore kera yamenyaga umugabo n'ibyo muryoherwe cyane rwose muryoherwe dore icyiza cyo kuba marene na pari rero nakomeza ariko mukaganira mu gihe bakiri kubategurira namwe mwakomeza mukaganira. Pastor nari mvuze kwa rugutebya tuvuga ntese mama twebwe tugeze muri uru rugero tuzaba ba pare ryari na ba nyiragitariro ngo we ba marene hanyuma barebe ko ibibageraho maze di umvaye uhere kuri nyiragitariro di uhere kuri nyiragitariro ariko nturende muri sorosiyo hanyuma ukurikizeho gitariro ukabyawe yavugiraga nyiragitariro ariko yavugiraga nyiragitariro nanjye ntire nyiragitariro we karameri imbere niko bigenda kandi reka ariko mu minsi iri imbere da ni uburinganire murajya mujya gusaba abageni ese nyiragitariro tuvugishe ukuri ubundi uwakohereza gusaba umugeni wagenda uvuga ngo iki wajya uvuga uti ni mumume cyangwa mumunyime nigendere nagenda mvuga ngo iki uko wajya kubyara ukagenda uvuga barakoze cyane rero buriya rega urankomye uramuze pasiteri wa mugani w'abakuru kuganira abantu bataza kugira ngo mbirakariyemo ntabwo ndi igifura ngo kebo nigeramo umva nukuri bakwiteho oya barakamuha ariko nk'ubu amacupa baba bateretse imbere ya pasiteri atayanywa baba bayashaka biki babaye bayagarutse gusoma mugarutse inyuma yego reka basavinga uyu mwana n'ikirimbuzi inkuba y'umucyo n'umwijima ibigwi n'ibirindiro ndabahiga reka basavinga barabizi uko bikurikirana barakoze cyane rero ako karakanyuzeho kandi burya ngo ibiganiro biraryoha ariko wa mugani wa nyiragitariro burya uburinganire bugira aho buhagararira nubwo ari uburinganire nta gihe kizagera ngo umugabo ajya atwita ntarangiza ajye no kubyara buriya hari ibyo baringaniraho baringanira mu kazi runaka mu bindi bintu runaka ariko uburinganire hari aho buherera ubwo ni ubwuzuzanye simbizi ntacyo narenzaho ku buringanire noneho ndagira ngo nongere nsabe umukwe n'umugeni mwigire ejuru noneho tugeze kuri cya gihe cyiza kandi cyo kwerekana igihango pale nawe igira ejuru ndagira ngo noneho abitwereke ku mugaragaro muhereze ya meta ngo ni impeta itagira umukunjo ngo kandi ngo uko itagira umukunjo niko atazagera konje mu kumukunda abandi mwebwe mwiyicarire mwebwe mucakabugi hasigare ndagira ngo iyo meta uyitunganye neza nawe aguhereze rwa rutoki rwiza rwabigenewe hanyuma mubitwereke nyine nuko ati mwese muyirebe ati iki ni ikimenyetso cy'uko namuhisemo mu magana ibihumbi n'ibihumbagiza nuko rwose ngaho bikore witonze
bikore wese utari mushyiraho ibiki ndakura muve mu nzira uretse sha mu nzira ariko ndagusekura ndagukubira kandi ndagukubita umuhungu n'uwahehe ndekura niko muze urashaka ko nshwana nawe urashaka ko nshwana nawe oya caho ukomeze ndekura ikinzanye reka utibeshya ngo uyimukiremo utibeshya ngo uyimukiremo iyo mpeta asoni niko muko niko wanshinze niko reba ni wowe ndikubwira kandi mwabasaza muvuze bite byawe ndavuze ngo icara mutuze nawe reka amahane uribeshya wongere kumva uribeshya wongere umare urambona musaza vuga ibyo uvuga hano tubwire ikibazo cyawe muceceka ikabyo wisuzugura abantu itonde tubwire ikibazo cyawe ikibazo cyanjye wowe nta nubwo kinakureba buriya uyu nguyu niwe kireba ni kwa mukobwa niwe ndi kubwira witonde sabe mayigira hino akoze nibiki nabantu oya ni mutwe umva we yongera gutera amahane abasore bagateruye bagatari hanze nikavuge ikibazo gafite niba katabivuze kongera gatera amahane urabona uko imibiro bingaye witonde ariko mutuze tubanze tumwumve kugira ngo twikomereze mwese mutuze tubanze tumwumve ibi byose mbone imyiteguro idasanzwe niko muko niko wambwiye ngo iki okay tumaze igihe kingana iki dukundana amafaranga imyaka ingahe imyaka 3 amafaranga naguhaye wavuze ko ugiye kuyamaza iki ntabwo naguhaye amafaranga uvuga ko tugiye kwitegura ubukwe ntabwo hari hasigaye amezi 3 yonyine amezi 3 ngo dukore ubukwe ibi ndi kubona ni icyanga wipata se nyagufatwa ibi ni ibiki ndi kubona ntasoni niko nyamusore wowe musore nkaho urambaza iki ararengana ariko nkaho urambaza iki muceceke mvuge akogerageza kuvuga ikibazo cyawe ushizemo na discipline udatukana mumaze igihe kingana cyo kundana n'uyu mukobwa amezane ubukwe mu rupanze igihe kingana iki mu meza nurumva byose twarabitunganyije ameza wa mukobwa wowe wari uyufite kandi wa musaza wongera kurenga aho ngaho ufite ibibazo uramaze ariko ntabwo ikibazo cyawe utuje nibwo twakumva ufite ibibazo ikibazo cyanjye nurakuri kumva ngiye nako bakumva niko museko n'ababonsa bari hano biragaragara ko muri ibintu byinshi wa mukobwa ntabwo uri iyi message iravuga iki tubwire ibyo ari byose icyo ikibazo nuko urwana reba iyi foto ntago ariyo bari kwitegura hanga tubwire uko bimeze wikerekana amafoto ngaho ubwira abantu ikibazo cyawe nanyereka amafoto se ndamubona muceceke mwumve ngewe iyi foto nabonye umukobwa muba subundi ari he umuntu wayipostinze dore ngo uriya niwe wayipostinze uri inyuma yayipostinze kuri status ndamubwira ati ibi ni ibiki baravuga ngo bari muri shoot sibwo mamagaye uyu nguyu nawe ahita atangira ngo turi muri shooting ngo twagiye ngo ahantu ngo turi gukora indirimbo ngo y'umuhanzi iyo niyo ndirimbo wirwana none se mwababyeyi mwe nanze kurwana hano uri kumva ikibazo mfite uri kumva ahangaha muri gushutinga indirimbo ahangaha uri gushutinga indirimbo hano ikibazo reka nkubwire akantu karaza ikibazo cyawe cyari kumvikana uvuze gahoro ugatuza muceceke we mwese muceceke umva rero Atanazi ahangaha uri gushutinga indirimbo Atanazi tubwira uko ibintu bimeze ntabwo ari ufite amahane menshi kandi ntabwo twebwe dushaka amahane turaguha umwanya uvuge ikibazo cyawe hanyuma twumve uko bimeze tubikemure nk'ababyeyi ariko reka kongera gutera amahane
akantu katarimo n'umutamiro wowe ihangane sasa ihangane vuga ikibazo cyawe ungewe uri kunsuzugura imbere yawe bimeze bite ndeka nkavugiriza none ahangaha nyine muri gushutinga indirimbo ndimba ahangaha muri gushutinga indirimbo iyi ni indirimbo muri gushutinga iyi ni indirimbo umuhanzi muri gushutingira arihe umuhanzi muri gushutingira arihe y'indirimbo wega abanyarwaye viye hano uvuge uko ibintu bimeze icyo ngewe nshaka nyishyura amafaranga yanjye gira vuba kandi ngewe ndavanganya cyane angahe se kuko kutaratubwira cyambe ibihumbi 300 yavuze ko bari kwitegura ubu bukwe ndetse nandi yose nagiye mutakazaho kugira ngo itegura amere neza arega nkabona hariya mwashyizeho ababonsa ngo batangire abantu niko ubukwe nabonye bagenda bapimaho amametero n'ibiki ubwo bukwe ni bukwe nyabaki niwe washyizeho abariya ababonsa hari abantu nibyo se niyo mpamvu urambabaje rero uyu nguyu ari kubeshya njyewe ndi kubeshya ari no gutinyuka akavuga ngo ngende kubeshya njye kubeshya kubeshya njyewe uratinyuka akavuga ngo kubeshya umva wagahungu ibyo uvuga birumvikana abanyamahanga ari kubyina ntago amahane akemura ibyo umva umunsi wanywa byeri icara umwaka arabaza akantu keza umva nkwereke uvuze akantu keza fata hano fata hano abasa ibindi mubikurikirane oya ngereka nganire n'uyu mujama nk'ahantu h'abagabo ariko urambabaje gashirira amenyo wankuza mare ese mari ntabwo nenzi ko arabimenya udakubitana amacupa bagirwa n'ubwo busogisi karutaye agasogisi kawe sha nta kintu ushobora kugusigira aho wangeraho dusangire icupa biri ku rutoki ariko sha uneje abantu sha wagera akazi we ariko ubukwe bw'iyi minsi butera n'abafatirize kure y'umucyo gukura bagakuka